kuvuga ku kintu mama yansabye mu gihe nari ndategura n'ibintu ashaka kuza kumureba nihagera yahise ambwira ngo nakize tugiye gutaha ariko njye amakuru nari yafite naje nafite ko mama agiye kugenda hanyuma ngasiganwa vuba kugira ngo wenda ntaza kubona message ndi mu ndege ngo ko irangiye ntaraje ko nari kuzapfa n'ibabari ariko ndashimana ko twaganiriye na mama ndashimana ko yatubwiye ngo tuzamuririmbe rero mwihangane tugiye kuririmba indirimbo ngo twarimba igitero kimwe ariko turabyubahiriza kuko yabidusabye byashoboka ko dukora igitaramo wenda tugakomeza tukaririmba indirimbo ariko turarimba indirimbo imwe iri mu gitabo mu ndirimbo z'agakiza 45 ivuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Haleluya, haleluya, yego rata yamenye neza kandi abavandimwe banjye baramenya ko mama agiye mu ijuru. Haleluya. Rero turishimye kandi tuzamusangayo. Amen. Ikindi ntabwo asize imirwani. Dushima Imana, dushimira abantu babanye natwe badufashije, dushima Imana ko Imana ibamugisha. Katuririmba iyo ndirimbo nubwo twagiye mu gitero kimwe cyangwa bibiri nta kibazo. Katurangirize rimwe hanyuma tugitero kimwe cyangwa bibiri. Haleluya. amen. Hanyuma muri Zaburi y'uka neza aravuga ngo nzagushima iteka kuko ari wowe wabikoze. Yego. Rero ntandukanye n'aba ngaba bose mureba impamvu dutandukanye nuko ari jye mukuru nubwo uyu ari we mukuru cyane ariko ni jye mukuru. Hanyuma tugiye kuvuga ku by'uyu mubyeyi bwakwira bwaki uyu mubyeyi yari intwari ikomeye. Papa rero nabo barabizi ubu ngubu uburyo bategura igaburo hari ukuntu baritegura. Uyu mubyeyi kuva agera muri ADPR yateguraga igaburo ari umwe mu rugo iwe akarijyana ku rusengero. Uyu mubyeyi yubatse insengero zidafatika yajyaga yikorera ibiti ari umubyeyi. Menya ubwenge yajyaga wumva amatafari. Nigeze kurwara amezi agera muri 6 ndi mu bitaro najyaga nsenga mvuga ngo mana ya papa mana ya mama untabara. Iryo sengesho rero niryo ryahuye mu bitaro. Amen. Kubera Imana yibutse imirimo ya papa na mama. Mama na papa barinze basaza baba mu butayu basenga amanywa n'ijoro. Niho nigiye ku birenge byabo mu gusenga. Mama rero apfuye n'intwari yambujije kuri yaramwe ngo ntuzigere urira kandi koko sinigeze kuko mama yapfuye ari mu biganza byanjye. Mama ndagupfa narageze hari kwa gatatu tumusura nk'uko bisanzwe yari ari muri leta itari nziza ariko mageze mbona yahindutse. Amakuru nari nyazi 100% ariko kuwa mbere nijoro umuntu arampamagara arambwira ngo mama ikamba ryamanutse kandi ntuzigere urira. Namubwira ngo ntabwo nzigera ndira kuko ndabizi neza. Mama tugeze rero ku bitaro kwa gatatu nibwo twari twicaye tugiye kubona ibintu birahindutse njye simbuka ndamureba maze kumureba aranyitegereza umunota umwe araseka ahita asinzira. Nuko mama yataha. Mama rero yari intwari kandi mama ijuru yarigiyemo. Twariho turashima rero turashimira abantu mwadutabaye Imana ibahe umugisha. Uyu ni umubiri twasezeragaho ariko ndabizi igitaramo mu ijuru kiba gikomeye. Rero ndavuga ngo mwana wambabare nkareba kuri icyo gitaramo kirimo ariko ntabwo byakunda. Ariko mama aratabarutse kandi aratanga kandi iherezo rye ni ryiza kandi turabizi neza ko nanjye nzamusangayo n'abandi. Hanyuma rero bavandimwe mukomere kandi turakomeye twese kandi tuzaba intwari nk'uko mama yabituraze. Kandi ubundi mama yarageze ahantu haryoshye ariko nyine nuko Imana ibishatse. Ubwo ibishatse gutya nawe wayibaza n'ugikora niba ahubwo mumfashe twirangurire icyubahiro tube ngo izimbazwe. Ndashimira abantu mwadutabaye. Ndashimira cyane umuryango wo kwa data bukwe. Ndabashimira cyane. Hari igihe umuntu ajya mu muryango ukagira ngo wo kwa se
n'abavandimwe bambereye abavandimwe ndabashimira cyane. Nakoze ubukwe mama adahari yari ari mu bitaro. Impamvu mwumva ngo yavuye mu ruhengeri ni uko nari naramwegereje ngo muvuze aho mwegereye. Noneho ntashye nza kumwereka imbere. Arambwira ngo Imana yari yarandenguzanye azajya n'abakomeye ngo none igitaramo cyawe nagitashye n'ibyo ndi hano mu bitaro. Bashimira Imana ko yagiye abonye umukazana. Imana ishimwe. Ibyo twavuga rero ni byinshi ariko turakomeye imitima yacu kandi tuzaho umubyeyi yagiye kandi turabizi neza ko tuzamusangayo. Turi bibiri iby'Imana ikora biradutabaza anuha Yego. Nibuka twambuka uruziro umugezi wa Rwabusoro niba ari umugezi niba ari ikiraro. Twari tuvuye mu mayaga gufata irembo ry'umukazana wacu. Hanyuma duhagaze ahantu mama arimo dusengerera. Sawa, reka twakire. Ariko dufite ibyiringiro. Kongo niyo nkuru ntayo nkumenya. Dufite ibyiringiro kandi dufite ubugingo. Dufite n'umugabane mwinshi. Reka nsaberi atambukane na papa hanyuma twumve papa nyuma ya papa kugira ngo twubahirize n'indi mirimo y'itorero n'izindi gahunda kugira ngo byose tubyubahe. Reka twakire papa atuganire uko umutima w'umubwira nyuma ya papa turababwira igikurikiraho. Reka tube turi kumwe na papa Kariza yaje. Reka twakire papa Kariza. Mbere y'uko twakira papa, reka papa Kariza abanza nyumba yacu. Imana ibamuhe. Reka tubanze twakire papa Kariza hanyuma turagaruka papa Kariza ashoje mu minota dusigaranye hariya kugira ngo byose bigende neza. Yafashije ndabasuje muri Ferdinand na Kristo. Ni ibihe bigoye abantu batinyisha ndetse n'isi y'umubiri ifite ubwoba bukomeye ariko mu isi y'umwuka ifite ibyiringiro. Ngira ngo Abatesalonike Pawulo atubwiriyemo ko tudakwiye
kugira umubabaro w'abadafite ibyiringiro. Umumama rero cyangwa se umubyeyi wacu watuvuyemo ariko wagiye aheza, njye naturutse mu Mutara Nyagatare, ku mudugudu twaturanye twabayeho witwa Curi, twarasenganye twakoranye byinshi. Ni umubyeyi ku buryo kumusobanurira umugari bisaba igihe, kandi igihe cyo ntabwo byakunda ko tumusobanuramo, ariko abari aha mu byumve nk'uko abana be, nk'uko abavukamo, nk'uko n'abandi bose bari bubigarukeho cyangwa se babigarutseho. Ni umubyeyi ufite impuhwe, ufite indangagaciro, wuzuye ubumuntu. Twarabanye iyi saha, uretse kuba ndi umugabo nkaba ugomba kwifata nkikomeza, ariko duhombye umuntu, njye mpombye umuntu, umuryango wanjye umusozi wa Curi bahombye umuntu bazi ubutwari bwe, ubwo n'ahandi yagiye atura ndetse nawe yari atuye uyu munsi. Ariko ndagira ngo nihanganishe umuryango, nihanganishe abatabaye umuryango muri rusange, ariko by'umwihariko dufite umukobwa we tugituranye uri ku mudugudu wa Curi hariya muri Nyagatare. Tuzakomeza gukora uko dushoboye. Ubushuti bwanjye nari mfite na mama wacu utashye, njye nafashe icyemezo cyo kubyimurira ku mukobwa we mukuru uri muri Nyagatare, ku buryo numva umukoro wanjye mfite uko mfata uburemere nagiranye nawe n'umuryango muri rusange, ngiye kubyimura nta kivuyeho mbujyane ku mukobwa we. Murakoze rero, mukomeze mwihangane, ibindi tuzafata umwanya tuganire muri Nyagatare umukobwa we, ariko tukuri inyuma umusaza wacu dukunda rwose, tukuri inyuma muzehe rwose. Rero ntabwo navuga byinshi kubera igihe. Ndabashimiye. Yesu nabamu. twari tuhawe umugisha katurere pasita kuva mu Mutara. Reka tumwakire, hanyuma avuge icyo umutima we urimo umubwira kuvuga, hanyuma tubone kwakira papa, ubundi nyuma yaho Haleluya. Nze ngo haleluya. Biragoye kuri uyu munsi kubona ibintu byo kuvuga, ariko tubwire David n'umuryango we bihangane bakomere, uwo umubyeyi, uwo umuvandimwe, uwo mwashakanye, nicyo gikomeye. Ariko kandi nanone Imana niyo muri bikomere by'imitima yacu, hanyuma tukagira ibyiringiro duhabwa n'ijambo ry'Imana ko abacu twabuze tukibakunda, nidukora ibyo gukiranuka Imana izaduturanya nabo mu bwami bw'Imana. Mu magambo make ndibuze gukoresha, nagira ngo mvuge kuri Esperance nk'umudiyakoni wanjye. Maze imyaka itari munsi y'5 muyoboye nk'umudiyakoni ku itorero rya Rwimigisha. Muri iyo myaka 5 murabizi ko abakristo igihugu guhura kenshi, nta munsi nigeze nicara mu nama imuhamagara ngo yisobanure kubera imyitwarire. Muri iyi myaka 5 ntabwo nigeze numva umuntu ushobora kumundegera niba ikintu kimwe. Yari umwe mu badiyakoni batabwirizwa ibyo bakwiye gukora mu rusengero. Byari muri we, igihe yabaga ari muzima yibwirizaga, tukabona yakoze ibyo akwiye gukora kandi ikabikora neza. Hanyuma Imana imuze kuturusha iramwisubiza. Nagira ngo rero mbwira umuryango gukomera n'ubundi, kuko yakoze ibyiza, kandi ni na byiza ko nyine agenda ibyiza bye bikiri byiza. Iyo Imana ikiri umuntu ukiri w'umumaro, ugifite uruhande rwiza, yageraga gucisha make cyane mu buzima bwe, acisha make. Icya kabiri, yari umuntu ukunda gusenga. Ibintu byose ubuzima bwe bwaba gusenga, kandi akabikora neza. Imana rero imwakire mu bayo, namwe mwatabaye Imana ibamugisha mu izina rya Yesu.
mutambuke maze hari uwundi turabashimira kandi turabihanganisha. Twaje duherekeje Emile, hari abantu baturutse Kijuju, hari n'abaturutse Rwimiyaga, ndagira ngo bajye ejuru hanyuma mubarebe ko twaje duherekeje Emile. Abakijuju n'Abarwimiyaga, aba bantu baje baherekeje Emile. Kugira ngo tubashimire mwakoze mwitabire, Imana ibahe umugisha. Emile turasengana, umukecuru muheruka mu bukwe bwa Emile, nubwo namubonye sinabanye nawe cyane ariko nabanye n'umuhungu, kandi turakwizeza yuko tuzakomeza kubana nawe. Ni ngewe umuyobozi mu rusengero, nitwa Tapiwe Fred. Hanyuma imodoka twajemo hari inkunga twakusanyije katwakiriye Mwesige aze agire icyo avuga, hanyuma ibindi Imana ibamugisha kandi dukomeze kwihangana. Karani ndashimira mu izina rya Yesu. Imana ibamugisha kandi umuryango wa Emile, Imana ibihanganishe. Njya numva bavuga ngo ubupfubyi bwica n'ukuze. Njye napfushije mama mfite imyaka 5, ubu urumva rero Emile twarakomeye, twabaye ukomere, bihangane na barumuna bawe na bashiki bawe, muzabaho kandi murabagana. Rero nk'uko ubizi inshuti yacu uyu munsi twari dufite ubukwe mu baturanyi, ariko twebwe twitanze kugira ngo tujye mu gihugu umenye uko turi. Niyo mpamvu twaje inyuma yawe gusumba. Imana iguhe umugisha n'abandi bose twazanye, umuryango muri rusange mwihangane. Kugira ngo nk'uko pasita bivuze, twaje turi abantu batandukanye. Hari abaturutse kwa sebukwe wa Emile, kugira ngo wenda gahunda ushobora kuba mutayivuze, ariko nagira ngo sebukwe wa Emile nawe atambuke aze hano, kugira ngo birashoboka ahaguruke. Imana iguhe umugisha. Birashoboka yuko wenda gahunda bashobora kuza kuba batayishyizeho, ariko uwo ni sebukwe kandi Imana ibahe umugisha. Twe rero twatanze inkunga kugira ngo dufashe mu bwoko Imana. murakoze, Imana ibahe umugisha. Turabashimira mwakoze kudutabara, kandi kubera ko imvura yaragutse igwa abantu bose ntibagereye mu rugo rimwe, kugira ngo tubashe kubashyira kuri gahunda, ariko n'ubundi muhira twahasize turagura tunasubireyo. Ibyo tutaza gukora turaza gukomeza tugende tubikora, nimugire ikibazo. Reka twakire Eric azane na papa, hanyuma bazane inama umunsi ku wundi. Kandi Eric yari umaze kuvuga ngo mama n'inka Mukandori yabimpa